hari igihe uzasanga twarakaye nawe umunsi umukiri rwose wibwira umwana naba ari mama wanjye adishobora wibwira umwana nabi bivuze ngo ufite ahandi hantu wabatwara kubakikirira sibyo wivugiye mu bitekerezo turenda kubishira mu bitekerezo hano mama nyobe waho banyuzaga nawe gerageza umbise ukuri muri barabakobwa bantama byari rubonaga ari nde n'umuntu yajana yashimamo ziwendera ico tugihigamye bara wagiye kwishinza kwa karaga saza hari abantu b'abasore bazima uri gutekereza ngo iki abasore bazima uvuga ko ari bazima se ushingiye kuki umva mbaze nkubwira ikintu kimwe utari unazi abasore ntabwo baba bazi ikintu bashaka kandi yewe ntabwo ari njye baza gukiniraho ku buryo waje kwigereka ku kantu kangana nka sogokuru wawe na sogokuru wanjye nashaka noneho nkajya no kungana na sogokuruza wanjye ese ubu wowe nkubajije impumuro y'ibihumbi 200 wayinyumvije kandi si 200 gahumura gukwago ariko wabimenya ute kuri umukene nzi ko nta makuru nari mfite bimenye rero ariko wakoze ubushinzi umva nkubwire niyo nakora ubushinzi ka gihumbi sindi mushiki wawe sindi na nyoko wanyu wumvishe biriya bintu urimo n'uburaya noneho je mitena nabivuga mu mazina gabyo namaze wamaze kabura dore ikintu kivaga muri biriya karagukunze karaguhaye go mafaranga ejo bundi uragasize ukeneye ngaho kugira ngo wubake umuryango uzagubaka gute ubwirwa n'iki ko nyine kubaka ariko muzi kumara amase ukene ubizi gute kwabwo ushyanuka yako shantumbwire ngo ndashanuka urashyanuka urashyanuka kwere gusa wowe uri umukene je none nakubwiza ukuri gikaraga jyanye je nta n'uwanyibambaho bakwibambaho suri ubuhe wabuze n'umwenda wo kwambara ayo magambo yose n'ay'ubukene ntago bukene n'ubukene nyine ukeka ko ufite amafaranga wavuga ubwo urugusosora mu kabuno k'impizi nibwo urukwiyemerana uri kubona dusa ndeba hera hasi uzamurura nasa nawe ngewe nze ndeba amagambo akuzuyemo n'ay'ubukene nuramukubonye icyo kurya uzazi ko ndi kubona hari aho utarimo ziba cunga neza mu mutwe ntaho urimo ariko rero umenya hari abasore nta mafaranga tugiraga ni bose cyane inje gusa menya ari na bose ugatuwe yari yashaka none umusenyeye umuryango yewe ntamabyariro yewe ntamabyariro uraho wakagabo we ndaho nta mahoro se ko mbona nuko nguko nyine none nkuyore neza noneho nishimye ariko wishimye uraho neza mwana wo mu bikoma by'amagi turaho iwanyu se hari umuntu usigaye yora urugo bose wagira bahunze intambara nta muntu n'umwe ukiri mu rugo ngaho uwo mu rugo tujya kwahinga itabi ahitata we bivuga ngo habaye ikibuga cy'imyitozo rero ikibuga cy'imyitozo gusa bajya ahubwo ni ikibuga cy'imirwano mpuzamahanga ariko umukecuru ukamubaza nawe wigisha mama iramigeri n'ingumi n'ibiki byose bama we uwo nyungu yibwa yateruraga akashyira hejuru akadunda hasi uriya n'umwana wanjye ninjye wamwibyariye umwana wawe afite urugo abayeho yishimye wowe ntabwo byagushimisha ngaka ngo karantondagira
ceceka aho ngaho wakanwe urashaka wiki aho ndi kugutondagira nyine nyihungure nk'uruda nakundi hanjye ndacyari kukubaza ndacyagusubiza nanjye ngubu koko guhora ugonganyisha mama na papa mva bizakumarira iki umva ari sawa uriya ni papa wawe ni kubizi papa wanjye nyine ese kuba nyitaho ankorera buri kintu cyose kandi ikindi ni n'umuntu mwiza urambwiye ko ari umuntu mwiza hariya rero ubona ni ibyuya by'umwana wanjye mu minsi iri imbere ndajya kubayo uzaba wumva kanjye nawe uretse niba utari ubizi karigendere ndi kuba nazi kandi kwirira iry'uburi rirantondagira rimpa utubazo nta nubwo ntigiyeyo reka nsubire iyi ngiyi n'itaha undi kwibagirwa hano undi kuja bana yise nijoro sorry mukomere cyane Yesu nashima kandi inyana zimbwa arangwa zingaraguza gati hasi ufite ikihe kibazo Yesu nahimbazwe yewe data we nahimbazwe gutukana nanjye narume ariko reka nzica umuntu umukozi w'Imana amena ubwo se amena nayisubiza uzica umuntu ibingegera ibikingamena umuntu bwini tandukanya nica amadayimoni ngo reka da ngo igicucu ngo ntaho nshaka kwica amadayimoni akoze n'abakarwa nawe n'umukozi w'Imana utukana ngo zintutse nde hari ingegera wumvishe ndi kubwira ngo ni ingegera hari igicucu nabwiye ngo ni igicucu ari se tudukuye ibintu byo kubeshana ubundi uri umukozi w'Imana Imana ndayikoreraga cyane da azi kuri umuteka mitwe jewe ne ku mutwe sha uzaperereza no mu buzima no mu maraso nashaka izindi mirimo reka izo guteka imitwe nje ntaho nazijamo mari byo nashaka wabivamo kandi uri kureba ukukumenyera hari igihe wawe wazategwa ukanyiyambaza abadayimoni bakugeze habi mba musore izatuma mbaho cyangwa mpfe mo kimwe ko ntibakaje baramenyera nje vugaga ijambo ry'Imana da abari na kanyaro amabya kuri kubundabunda wabaye wemba barongere agusoma kubitwa n'inkuba nyagukubitwa n'agaca gahatse ntawo mbona uwe siko ntamuzi mwuga umudugudu atuye kandi ahasaze ahantu yabyirukiye yarangiza kamera uruhara none ngo ntawuze gasatse nyagusatu ku mutwe gasatse arakubyagiza mba namacinya ariko si nta mabya koko wigeze ubona gasatsi acuruza inkari kubwo ari rwa munwa gwawe gwakunaniye ariko umunwa wananiye gute jewe namufasha arimo kunyara mu idomoro kereka nimba zinywa rwihishwa cyangwa zigurisha muzikoraho ubwo wenda byibuze inkari wumva bavuga zifite umumaro ngo ko ari iz'abagore batwite wari wabona agasatsi atwite ariko reka nkubwire wa mugani kira kintu ntabwo gitwite sibyo ahubwo nimba baranayamuhaye arabatuburiye kuko kirabwegetse no kurusha umujinya afite nataguha nyoko umva nurire mama umva nkubwire nanjye rero uriya yibeshye none tukanacakirana gutya ni ukumufata nkamufata gutya bya bifu urumva yarangiye nza nkanyeganye hayinya uzi umujinya afite ko wirutse si ureka ntibaba baguhaye nyoko kanya sere kuko ugaragara inyuma ku isura mu bwenge ari sawa ceceka wowe uzabyibonera amafaranga arahari diri niyo umva humura uzabishobora cyane mbabariye inzobe yawe nkorera akazi iyi nzobe ushaka ko nguhobera kweri
Ziteze. Meze neza. Mwana. Spirebye ntabwo ubona ntacyo wakwibwira. Urabona tudasa. Ni murumuna wanjye abi Burayi. Murumuna. Aje kudusura. Aho muranyemeje. Ufite murumuna mwiza ra? Murakoze. Mwiza kabisa. Se ni mwiza kwandusha. Oya kuba ngo ni mwiza nta bisobanuro ko ari mwiza kukurusha ntabwo ari cyo bisobanura. Kuko utaza kuba mwiza simba narakuhisa. Ngize ngo ugiye kuvuga ngo arandute. Oya ni mwiza cyane. No kuvuga rero agiye kumara iminsi hano. Umva ntabwo ahita ajya kwa mama. Amavarisi bitaza kugutungura ari mu nzu. Tugiye kumarana iminsi hano adusure. Na mama namutinira azajya amusanga harya bitwa sheri. Saba mu muganiro kugende. Ndaje mwe karibu mu nzu mfashe tumwakire. Mwakibazo. Ndakashesha kwarebye. Nabibonye. Subibonye. Sasa atangira kwivugishwa ngo uri mwiza. None urukumva atari bwo kazi kagiye koroha. Amba. Ndashira hagahimbaza musi cyane. Igihari. Kanyana. Nuko uyu mugabo ariyorobeka. Kandi nkabona utuntu tw'udukobwa tuba twitapisha. Simenye kitugenza. Igihari wowe munsuzume menye ko umugabo wanjye yancinya. Umva we byihorera sunyizeye nzagukorera gahunda yawe neza. Umva jya umukaragira iryo buno ryawe. Umva wowe iyi myambarire yawe umbabarira unkungeragereza. Umva jya umwiyicazaho mwiyegamisheho. Wowe byihorera ndebere ko umugabo wanjye atasanga. Byihorera nzamugupimira. Ukibona agasinye gato uzahita ungira urwara nkwereke. Urebe ngo umuriro haracucumba umwotsi. Iyi nzu izaka. Kanya abafonde nabo twigire mu nzu. Ariko zo ubwo gasaze ndanze mbaye inciro ry'imigani ko iranya nimba ngo njyamazindutse. Nako ngo ni nta mabyari. Nta mabyari yo kabyagiza amagara. Ngo mvuga ahantu hose nabuze amahirwe. Ariko arabeshya. Hari igihe umuntu agutera ibiserani. Yemwe kwa gasatsi. Bite mukecuru. None se ko ndeba urimo kwivovota byagenze bite? Ariko arabeshya ubusa. Aho ndi bumufatire. Ndamufata ndamukanda, ndamuhekenya, ndamutora muturitse do iseseme ngezaho. Amaje kungera har rwose. None se ninde uri bufateho ukagira imana we? Yabanye n'imbwa se ngo njyamanzindutse yiri gugenda interanya n'abantu isebya ahantu hose imvuga avuga ahantu hose ansebya ngo ngiye ncuruza inkari mukecuru. Cyo. Ngo ucuruza inkari. Ucuruza inkarira. Umenye ko umuntu ari nkundi rero. Ntabwo ntabanga nakubwiye ukagenda umvuga hose. Wibagiye ukuntu nanjye wagiye umbunza ubugambo twari twaganiriye. Reko byumva umuntu ni nkunde de. Ariko none ndumye. Umukecuru uje kunera umwaka uyu mugoroba. Umva. Umukecuru ni nyina wa nyoko. Uranyumva? Wibagiwe? Ibangari nakubikije nakubwiye yanshenguraga umutima. Igihe nagusabaga urukundo. Sibyo? Ntabwo wagiye unkwiza isi yose. Umuntu ni nkundi acukome. Ubonye n'umukecuru ngaze aya massage kuntera umwaka uniseseme. Ntabwo kurashaka iki. Ubu nta muntu utazantondagirana. Nawe ubonye amasaha akuza kuntondagirana. Umva reke. Ako karagaciyemo. Nta mukobwa wanjye wabonye anyura hangaha. Nkiyame wa mukecuru. Mwiyame. Umukobwa wawe se ndamushinzwe. Umukobwa wawe se ndamurinda. Umukobwa wawe se ndamucunga. Mbaza umukobwa nkande. Ko mani ishobora byose. Ariko ntukitere mu mata nk'isazi. Menya ibyawe wirangize ariko ngiye undeki. Ariko reka babivuze ukuri koko. Umuntu washingiye umukobwa wawe. Yaragowe pe. Yewe ni nkuwo byanye nimba ngo njyamanzindutse zagira umukobwa wayo. Bose bavomeye mu rutete. Ariko gasa nukuri kw'Imana mbabazwa n'umuntu wakwise gasatsi. Niko wagihonewe. Kuki atakwise gahone kabura dini. Kwari ko izina ryari ko bari kukwiri.
genda rwose mbaronka amahoro genda mvire ku rubaraza igihe kajya mu kagera genda pa uraza kwinagana ikanga se ndugukeneye ntacyo umenya ko ushaje genda uzasanga abasaza bagenzi bawe uzangenda ugeze rya indi uzangenda ugeze rya ndikuvaye ndikuje toka